dutangiye episode ya 4 kuri Secrets of Women. Uyinjiye hakuno muri G Hotel bari bamuhamagaye. Akazode ka 4 atarakumangara wakinguye. Ndebera nawe tayari hakuni bag itiva mu ipuse. Oyo guhengereza yabonye umukunzi mu buriri. Ibibazo muri ku muntu uti ogira rya kubera n'ibintu byinshi cyane n'iki n'ifemba kagira rya karara n'isaha. Nimvira nawe hakuno kobwa yarababaye. 어젯밤 한잔 했는데 우리가 좀 twasanye ninjoro nyine twari twasinze ubu yasinzire pe. Hagara akanguka kuva ninjoro kobwa yarababaye. Yabuze n'icyo avuga. Ati twasangiye yanasinze. Ati ngewe Kiniga 지금 이상하게 ntago nsobanukiwe ibyo muravuga. 너무 당혹스러운데 Niki kijya mbere? 강우 씨랑 Yese we nuwo muntu muhuriye hehe? Mwana wawe na Gangu 다시피 애인이죠. uko bibona nyine turabakunzi. 사랑 나 We are lovers. 됐지만 서로 사랑하게 twararanye. Ese ubwo twabikora tudakundana? Ibaze nawe kobwa 도저히 ntago 무슨 말인지 못 알아듣겠. nsobanukiwe ibyo muravuga. Nibikiri murambwira 저 확인을 해야 될 것 같아. nshaka kubimwiyumvira wabinyibwira ubwe. 그럼 깨우시던가요? Okay, ngambwe n'umukangure Nyagasani. Ati ngayinjira umwikangurire ubundi ubimwibarize. Kobwa Debye kenda hakurya kandi hakuno sinzi nawe ari we wakora iki? Muntu mwendaga kubana, muntu mwakuranaga ubuzima bwawe bwose, muntu wizeraga. Ibaze nawe ariko 기다려보세요. 내가 오빠 깨울게요. Okay, ngaho tegeza n'umukangure. 좀 전해주세요. Ihangane gatoya. Ihangane. Nyumvira amagambo disa ati ihangane gato. Bubiretse. Nyagasani yarasetse. Kumpi kazi keza bahita bamwishyura. 언제든지요. Inongera kukena nzaguhamagara wowe uzambwire rwose. Tayari yaguze makuberi. Yaje kwicara hano. 하시겠습니까? Ari ushaka gutumiza. Soraraha baramuteranyije. Inshuti y'amagara Sumbung yafashe telefone y'umusore arangije yandikira umukobwa message. Gerarcha 들키고 싶지 않았는데 ntago nshaka gufatwa. 그만 헤어지자. Musore kubwo wabimenye 했어? nta kundi reka dutandukane. 서로 질척거리지 말고 깨끗하게 끝내는 거다. Nyagasana amagambo ababaza cyane. Yumvira amagambo nawe hakuno. Ati ntago nashaka gufatwa. 다 알았으니까 Gusa ubwo wabimenye 그만 헤어지자. reka dutandukane. Let's break up. Dutandukane. 그동안 재밌었어. byari bishimishije. 서로 질척거리지 말고 깨끗하게 끝내는 거다. Reka twirengagize ibibaye twacanye imisozi twambukanye. Ibyo twaciye mu byose byibagirane. Ubwo yarababaye. Ntago ari umusoro yanditse amagambo. Turabibonye. Ni Subukun. Cyangwa se umwite Soni Buku. Yahise ahamagara umukobwa. Telefone ajugunya mu kirahure cy'inzoga. Ndebera nawe. Telefone y'umukunzi bayitaye mu kirahure. Kobwa yarahamagaye. Sinzi. Ibaze nawe ari bibayeho. Nimero uhamagaye wapi siga message. Nyagasani. Kobwa yarababaye. Hano nawe ntacyo wakora. Pirimira niyo mama mbwira ngo mujye mureba muniga. Baramugambara musore gukanguka uyu nguyu.
undi ndi hehe hari uryamye mu buriri ndebera nawe gerarta tangutse yihuta uyu nimba asinziriye mubaya we ni arakare mutaraga ayiwe sheri 해버렸네요 우리. ntabwo ibi nabikekaga 아니, 나는 하나도 기억이 안 나는. nta kintu nibukara 혹시 설명해 줄 수 있습니까? wansobanurira 강우씨 yabaye 때문에 힘들다고 하면서 술을 과하게 마시더라고요. yewe twasindaye nyine 강우씨를 테스트한 아버지가 유만호 회장님이라는 사실도 그때 알았고요. 제가요? filime iraha yatsinze arabwanuka ibintu byose arabivuga 강우씨를 테스트한 아버지가 유만호 회장님이라는 사실도 그때 알았고요. ati naje gusangira nawe umbwira buri kimwe cyose umbwira ko papa wari chairman y'Human ho 제가요? kuko se kagira inkuru 부모한테까지 시험 받는 게 너무 힘들다고 곁에 wavuze ko byari bikomeye cyane kuba wageragejwe n'ababyeyi bawe bagusaba kujya gukora akazi nk'aka ngaka ayo magambo yabwiye umukobwa 씨 두고 혼자 돌아갈 수가 없었어요. rero ntabwo nagomba kugutuka nguko wari ubabaye cyane waganije kuntu papa yagugerageje yatangiye kuvuga GU telefone iri mu kirahure cy'inzoga uza gushaka telefone tangiye gutekereza GU kunzi we irarya telefone mu kirahure cy'inzoga oya 아니, 그거야. cyari uko bimeze 정말 기억 안 나나 봐요. ese nta kintu wibuka 그 와인잔을 빠뜨렸잖아요. niwe wayitaye mu kirahure aho ngaho 미치겠네, 진짜. nane yanjye nabuze intekerezo koko sore nta kintu na kimwe yibuka 실망이에요? 같이 밤을 보낸 여자한테 매너가 아니죠. birambabaje nuko ufata abagore mwararanye kwere 설마 uko niko wamfata twararanye 나가게 하려는 건 아니죠? cyapanga kunsigana ngo ugende yewe umbabarire 어젯밤 실수에 대해서는 제가 꼭 nakoze ikosa rikomeye cyane ijoro rikize 실수요? ikosa 이봐요 유강씨! yugongo we tayari ati nakoze ikosa rikomeye cyane ijoro rishize kombe yahamagaye dongoso ari hanze kugera hano uyu nguyu bahise bamwambara filime iraha filime iraha bahise bamugonga nyagasani ibi niba ikibaye mwuka byaramwe yahamagaye dongosu nyagasani sinzi icyabaye nanjye ibyo mubona nanjye nibyo mbona sore baramugonze tayari kobwa yavuze ngo icyo igishoboka cyose ndagikora ariko mbona umusore kombo yako no kwa muganga muri operation room mama we yagiye kubagwa 선생님 muganga 아니요 mama ameze ati 괜찮으신 거죠? ameze neza 수술은 무사히 끝냈습니다만 kubagwa byagenze neza nta kibazo rwose urakoze cyane 감사합니다 선생님 muganga urakoze cyane ubuzima bw'umwe buri gukira ubwundi hakurya ari ikibazo yaje hakuno hano hari igihe filime igira gutyo ukabona biragucanze mbese uko mubibona nanjye niko mbibona hari igihe amagambo ashira ivuga kumbu yaje yihuta yewe ino nzira papa tayari afite parapara 어떻게 된 거야? 강구 가벼운 교통사고가 있었습니다. 의사가 yakoze accident y'imodoka 잘 받으면 괜찮아질 거라고. muganga yavuze ngo aramera neza bari kumuvura 네? 잠깐 잠든 거야. mbona yahwerese oya narasinzire gusa 아이고 mana yanjye mana nziza 아이고 아이고 아우 사고 났다고 해서 얼마나 놀랬는지 몰라. yumviye nkuru rwose ko yakoze accident ntantunguye cyane birarambabaza 아버지 속 썩인다. 아버지 그쵸? papa ibi ni iki 넌 목에 그게 뭐냐? icyo ni icyo wambaye ubundi wowe 아버지 papa 이거 오늘 모임 있어서 갔다가 회사 일을 나나나나 mfite ibintu gukora iki 뒤랑 허구한 날 보석 mwana wanjye afite ibibazo wowe aho ngaho ngo ugiye kwiyerekana wambaye imiringa wikwije nta soni 산 거냐? mbona amafaranga yo kugura ibyo wayakuye he 거냐? 아, Eh?
wakoze kuya kampani 세요. oya 다 nabimuguriye 자네가? wabimuguriye uyarikanga 잘 받으라고 해. 어이구 묻는. bwira avurwe neza umwana wanjye igihombye gusa papa akunda umwana bisa papa bisa nkaho akunda umwana nuko aba yigira nabi twiruka kuno mu rugo ndebera kananga nawe yaranyeme garukanwa cyane garukasa nyine dorkwasa 인지 또 외박을 하고 그런데야. ijoro ryose wagiye nanone iri joro ibibazo bya bibazo batanyumva 연습 때문에 그렇게 됐어요. 의상과목 챙겨서 또 나가봐요. mfite akantu ngomba gukora reka ngenda ahubwo batambona 그새 byagenze bitese kandi 저녁에 인지 uribuka shiri wa jiyu 남자 ntago yarayaje 바람 맞춰버렸어. 예? 나가 그냥 ibintu byavangavanze hakuno 차를 urumva 그 썩을 놈이 연락도 없이 안 bose bamurakariye nta nubwo shiri yigeze yahamagaraga ntitabe telefone ibibazo bya bibazo 했는데. ababyeyi bawe nta nubwo banariye bamutegereje mugenga sana 물 먹여. 어떤 놈이야? gute yatinyuka gutubura mushiki wanjye uwo mugenga ninde ceceka ariko 그 짝으로 뿔똥 때문에 왜 잘라 그래? nihita umusakuza hano ye Mrs Parker we yaritsimba naye ndimo ndakora amasuku nakoraga amasuku 방금 지창이 uriya yari gicanga 그 쇼치는 ase ntago mbizi neza naye ndimo ndakora amasuku mugendera yewe hakuno abayo 방금 지창 avuganaga nani yari gicani 그 쇼치 ntago mbizi neza 있던 중이라 nakoraga amasuku aririmbira akose none jiyu yagarutse araririmba kumbe hakuno uyu nguyu gicanga 지창아 gicane ho kapfa we yewe ni wakuno aramujugunya good sana 이번엔 한 wekora kazi kandi utsinda urumva 물론이지. umvasha si ibintu byanjye se 내가 we ntegereza uyu munsi ndaje mbese kuba se ngaho ihute mbere yuko nyine mama wasohoka hanze ngaho bayi hari akamukecuru kumbi disi kuri impanganye nabyo wacu ari mu cyumba yifungiranye ukobwa byamucanze 그 녀석 만나고 오는 거야? uwo mugenga mwabonanye 아니요. oya 그럼 none 그냥 볼 일이 좀 있어서. mfite byinshi byo gukora 놈은 잊어. mwibagirwe rero 한다고 다 결혼해야 되는 거 아니야. nta nubwo mwari mwagashyingiranwa mwateretanaga gusa 저 좀 쉴게요. 머리가 너무. mama reka ndyame ndumva nshaka gusinzira ngaho ruhuka yeah arongera akanguka telefone yakira amakuru arikanga mama biriba 왜 그래? 뭔데? nicyo kibazo byagenze bite mwaka telefone ndebera nta mafoto bamuhaye 엄마 이리 줘요. mama mpereza telefone 엄마. mama amatelefone ndebera nta mafoto nk'aya ngaya foto adashimishije abe na gato 것들이에요. 공유해야지. yafashwe mu ijoro mama yarikanze ese ibi nuko bimeze mama nsubiza telefone isamagara umwohereje message ewe 지금 저 좀 만나요. reka duhure 누굴 만나? uhura nandi mwana wanjye tibagirwe mama reka ngende yo kobwa yababaye 하는지 알겠는데요. yaje hakuno 바빠서 할 말만 하고 갈게요. ho 옥션에서 nyambira amagambo kujyane mwihangane ndafata pose mu byemere mbakunda kubi aribyo mutagomba gucikwa haniho ruzingiye 뭘 궁금해하는지 ati nzi icyo ushaka kumenya 알겠는데요. yeah. 바빠서 할 말만 하고 갈게요. gusa ni bize rero reka ngusobanurire byihuse cyane yeah. ubundi ngende 옥션에서 처음 만났고 njye nawe bwa mbere twahuriye mu imurikagurisha 첫눈에 서로 호감이 있어서 자주 만났어요. nyine twahise dukundana biri aho ngaho tugihura mbese twakoranyeho muri make 조금 더 솔직히 말하면 호텔에서의 입원이 처음도 아니고 nakubeshye nabwo umunsi wa mbere twajyanye muri hoteli twahise dukundana tujya no kuryamana uwo munsi twaranaryamanye filime iraha 참 niko kuri ngeratya undebere nawe 언니 발레 공연에도 갔었어요. 오빠가 초대해줘서. twagiye no muri performance yawe dore n'ubutumwa invitation 그때 twaraje 왜 내가 앉아 twaricaranye uwo munsi 못 봤어요? se waba warambonye twicaranye filime iraha 비참해지기 전에 여기서 그만 끝내요. erega ntacyo wenda warangiza iby'urukundo rwawe bitarakurangirana 보는 일 없었을 reka uri bubumve reka ntituzongere guhura sibyo
ibyo by'inkundo ushaka ku muhungu mwibagirwe burundu, reka tuzongere duhure. Filime iraha ati njye nawe twarahuye bwa mbere tugikubitana muri occasion duhita dukundana, ngo nkundana n'umuhungu rero tuza no kujyana mu myereko ya buri murabyina, kandi umunsi twawe nawe umunsi twaryamaniye bwa mbere. Ibaza amagambo nkayo nawe uramutse uyumvishe mu matwi yawe umwana w'umukobwa wakundaga umuntu, si n'umukobwa gusa, ibaza wa muhungu we wumvishe undi muhungu akubwira ati umukobwa mukundana twahuye bwa mbere duhita turyamana. Ese wabitekereza gute? Wabigenda ute? Wakora iki? Umukobwa byaramuriye biramubabaza, gusa umusore ararengana. Twabibonye abantu mwe nta kiza cyo guhemuka, bijye bibabera isomo. Kumva uko ari aho ntari uwamurebaga mwanyawe. 아무것도 하지 못하고 잃어버리는 마음이 어떤 건지 지유 ugomba kumenya ibi ngibi. 이젠 강지야. ko guhomba no kubura icyizere mu buzima uko bimera. Atiri n'ubu no guhomba gusa. Uratsindwa agakino ariko hari ikintu utarabura. Agiye gukora iki? Filime ati Jiyu ugomba kubimenya. N'ubwa mbere ubuze ikintu mu buzima, nabwo bwa mbere utsinzwe, ariko hari ikintu utarabasha kumenya. Bigiye kugenda bite? Filime iraha tugaruka hakuno. Oh! Message. 여보. Yego sheri. Jiyu ameze ate? 여기 시골 공기 쓰니까 좀 나아진 것 같아. Ndakeka ameze neza. 대하지 않아? ari mu cyaro ariturije. Ari kuroba se? 학교도 못 가고 ntago yabasha kujya ku ishuri. 누구랑 연락도 안 되고 답답. ubu nta kinamera akora, nta muntu ushaka kuvugisha. 나아요. 지유 안전. Byiza wamureka kamera neza. Wenda namera kumera neza yumva tuje nta stress azaza. We mutesha umutwe. 네 여보. ntacyo nzongera nyuma y'icyumweru. Yego urakoze. hakuno Jiyu ntameze neza. Jiyu 지난번에 얘기했던 suribuka 내 총장 장난 말이야. umwana mukuru wa Hanga University. 진짜 인연을 만나려고 그런 일 당한 것 같아. waho ni mwavuga ko mwagenewe kuzabana, ngo mwari kuzahura. Ibaze muri kumwe noneho. 풀어줘, 지유야. Jiyu nsezeranye icyifuzo ariko sibyo? 지유야. sizo nzozi wazigarura za kera. 그 모 nyakubahwa. 불법자금 기소권은 시간이 좀 걸릴 것 같습니다. ya kampani yanyu ya Mingsong 장군하자. hari benshi bakeneye kugira ngo bashore imari. wavuganye na secretary se? 그 제보자 측에서 몸을 좀 사리고 있습니다. ntacyo ariko twavuze ko amakuru y'ibyo dushaka agomba kuza. 검찰 쪽에서 증거를 잡지 못하면 결국 흐지부지 되고 말 거야. nimba hari ikibazo kirimo reka dushaka ikintu dukora noneho. ntabwo ushaka ko business ihomba kubera abantu batarimo gukora akazi neza. nshakira rijya vuba ubundi tumenye ibintu bigomba kwinjira n'ibisohoka n'uburyo amafaranga arimo arakoreshwa. 사람에 대해서 좀 알아봤죠. hanyuma weho reba kuri ngi nawe bikemure. yego nyakubahwa. hano wari waje gukomanga. uyu we nawe zaramwangiye, ntazi icyo yakora ntazi icyo yavuga. 문나 nukomeza gute watinyuka kuzana wowe? 끄집으라. nta soni bura. 그들 눈에 띄면 큰 봉변 당한 게. niwe ninde wamenye icyaba umuryango ukubonye? ndakwingenze 있는지 그것만 말씀해 주세요. mbwiraho Jiyu ari. 이것 같은 일자뇨. nakubwiye ngo yavuye mu gihugu ntawe uri mu gihugu, yagiye hanze, yagiye kwiga imahanga. ni mu kihe gihugu nyine? 말씀해 주세요. we mbwira igihugu yagiyemo. 알 거 없어. 더 ntago bikureba, utazagaruka hano. 또 오면은 ntazi ko umwana w'umukecuru ari we wahemukiye umusore. 한마디 vuba se jyana hano wangegera podoro uko gisa. va hano tumuka ugende. ibihungu by'iminsi gusa bitazi uko byakarambitse biraho gusa bizi guteka abakobwa imitwe. Gasani kumba umwana na mama hano. 1 2 3 bafata selfie reka turebe. 이야, 진짜 우리는 비주얼 세계 최강 모자 커플이다. 야하, turagaragara nka mama n'umwana pere mama. Soniho.
이거 hakuno 말하고 야vanyeyo 여기 hano 네 아버지에 대해서 적어놨어. nanditsemo buri kimwe cyose cya papa wawe 나 어떻게 만났는지, ko twahuye 했는지, ko twatandukanye mama 그리고 아버지가 누구인지, 어디 사, nanditsemo papa wawe ari we n'aho atuye 네 이름, ariko ntabwo nshaka kubyumva 내 이름과 nakwise 이름 한 글자씩 따서 선호라고 지었어. amazina nkurikije izina ryanjye n'irya papa wawe mbese ni combination y'amazina ya mama n'aya papa nyumvira ariko nyumvira ariko amazina 따서 ati nahuje amazina yanjye n'aya papa wawe niryo zina ryavuye muri ryawe umwana yitwa Songho Min Songho 엄마. cyangwa se Sonihu byita uko ubishaka 사람 용서. mama ntabwo namwibagirwa 평생 엄마 외롭게 한 사람. nta nubwo nzijya namubabarira kubona gutya twenyine tumeze gutya tubaye muri ubuzima bubi papa ngara aho ngaho nta kintu yatumariye gute namubabarira sinshaka no kumumenya birahagije yeah uyu nawe yaramwanze ati jiyo ariko uburyo ahamagara muhamagara cyuya kumbe hakuno maniga 자식이. muginga sana we musaza w'umuntu kigoryi urinde kuki wagarutse 지찬 씨. cyangwa cyane cyane we 꼭 말했지만 지우가 지금 오해하고 ibyabaye byose 그날 밤에 제가 해명하고 jiyo yibeshye ntareke musobanurire 몇 번 말해. ntabwo dushaka kumva impamvu zawe twakubwiye inshuro zingana iki kutagaruka hano tumuka agenda 지우가 유학 갔다는 거 numvise ngo jiyo yagiye kwiga imahanga 사실입니까? ese ni ukuri basi mugenga ntawe koko nkorera iki 궁금해할 자격이 있다고 생각해? 학생 utari umusazi ese ni ukuri mbwira 그래. 널 저주하면 유학 갔다. yego yavuye mu gihugu 그러니까 다신 찾아오지 마. rero ntuzagaruke hano ndakwinginze 지우 한 번만 byibuze ku nshuro imwe gusa 지켜주세요. reka ndebe jiyo ku nshuro imwe yonyine 말로는 안 되겠네. gusa ntabwo wumva kubita umuginga filimira ikigoryi nkawe utumva koko nkukorera iki yeah tugaruka hakuno kuri Sonihu wacu cyangwa se Sonihu hano yeah iyi ni episode ya 4 kuri Secrets of Women amabanga y'abagore nayahe bimeze bite kuki filime bayise gutyo uraza gusobanukirwa byinshi mwebwe mutuze gusa yaje gukomanga asiga urwandiko 장님께 한국병원 1204호 민혜선 씨가 입원 중입니다. 당신을 보고 싶어 합니다. suza urwandiko uwo yifuza guhura nawe ugomba kumugeraho kiraho hari imodoka yaje paza gukingurira ingagare avuyemo mwana mureba mbaze ngo uyu musaza ninde wayaza gufata inzandiko ijoro ryiza nyakubahwa iraca baramugonze 빈혈 있어요. ubundi nka bite byawe 갑자기 문을 열어버린 게 그냥. ariko ngiye gufungura nawe tujya sohoka se katsindwa n'uhora pa sohoka dore ukwasi 무슨 일이야? 제 kibazo 강호 좀 뭐라고 하세요. 오늘도 술이 떡이 돼갖고 들어왔어요. 어디서 싸웠는지 얼굴은 여기저기 터져 있고요. 요즘 회사엔 대놓고 kuba byancangiye karakana ntago kakibaza kujya gukora nta kibazo ibi ni ibiki koko 정말
sasa muzehe nyuma yo gusohoka 한국병원? yanga go ku hospital yaje kureba inzandiko uyimumenaho amazi ariko se 시키는 일 제대로 해내지도 못하고 maniga yahondaguwe yakubiswe afite ikibazo cy'umukunzi we nge ngasanga ntujya mu kazi bite byawe se 그냥으로 보내버려. nakubwiye ngo ntumbaze uyu musaza n'iki kuri uriya musore mwitonde 왜 대답이 없어? uzanye inzandiko zo kwa muganga hakazisiga hariya zivuga ivuriro tugaruka hakuno 엄마 예쁘게 하고 있어야 돼. 왜? siko buryo uri mwiza kubera iki ubona 뭐 우리 엄만 1년 365일 언제나 예쁘긴 하지만 uziko niyo wamara imyaka 300 n'ingahe rwose 65 waba ukiri mwiza rwose asekamo hakuno yo kwa muganga ntarakira neza iyo duheruka posting urupapuro umbaza impamvu amasaha yari icumye abandi baza basohoka abaganga basuzuma bagira bate yategereje ko hari uwaza yarahebye tugaruka hakuno jiyuwe ahari byaranze umuhanzi niwe waririmbye ngo burya urukundo ni indwara idasanzwe indwara abaganga batapfa kubonera umuti n'urukingo ya ndwara ikugeramo ibintu byose bikangirika mwana wanjye ahantu ni heza jiya 아빠는 치유 네가 너무 아파하지 않았으면 합니다. ntago nifuza kwaguma mu buribwe gutyo 그 사람 생각하면 아프지. 세상에 가장 nibabaza papa we kukubona bimeze gutya 신이니까. nyine isi nikibayeho uragambanirwa bikarangira kandi ibyo ntacyo bivuze ingenzi n'umutima wawe 진심이 아니었다 하더라도 kuba waba uhagije kuba waca muri ibi ngibi byose 심했으면 될 거야. hari wenda nawe urabizi neza kumva kwiyakira sibyo mwana wanjye si umwana aracyafite agahinda ese aracyambaye n'akaga ku muhungu yamuhaye papa mwana yabaye nk'umusazi neza byararangiye jiya 이만하면 됐다. birahagije 이제 아파하는 건 여기까지만 하고 reka uburibwe buhagarare sibyo 집으로 가자. wegaruka mu rugo mwana yarahwereye jiyu mpamagaye nk'uko papa bivuga mwakumirwa ati cyuya feri ya mbere hakuno nababwe ngiyi ni indwara umuntu arwara 뭐 가벼운 탈 hahandi nta kintu bagufasha 시간 없습니다. umukobwa wanjye yarwaye umwuma nta mpamvu yo guhangayika 그러나 임신 상태에선 아무리 가벼운 증상도 태아에게 위험할 수 있으니 조심하셔야 합니다. atagomba kwitonda rero kuko mbere yuko abyara agomba kubona ubuzima bwiza ati mana yanjye gasani uravuga ibiki mu umukobwa wanjye aratwite sasa ndebera hakuno je yaratwite nyagasani filmira uziko tugaruka hakuno 속초 현장까지 모시겠습니다. tugiye kugera muri Sokcho 나가세요. byibagirwe mwigendere 아니 회장님 성격 알잖여. ariko urabizi chairman ukuntu ameze 대번에 뭐가지요? 싸게 가자. iyo tutamwinginga byari kwa bicyane soka navuze ngo ntahonge muve hano mugende 살려준다 생각. basi binkorere tugende sibyo 저 나중에 회장님 잠잠해지면 wenda chairman namara gutuza uzagaruka hano tugende muri Sokcho mumurantira umutwe mw'abagabo mwe we mugiresha fata umusore ku ngufu nawe ntameze neza ndetse ariko baramutwaye sasa uyu hano ngo aratwite jeyo aratwite ngo yarwaye umwuma yagize gutya aragwa jeyo wakangutse
umukobwa ntaranabimenya ko atwite. Papa 어떻게 된 거예요? byagenze bite? 지유야, 지유, 네가 bavuze ko 아이를 가졌다는군. utwite. Kuki? 몰랐니 너도? ntago wari ubizi? oya, nta kintu narinzi. 그 남자냐? 인사 오기로 한. ese ni we wa muhungu wari kudusura? papa byaramucanze. wa mwana wari kuza kudusura ni we waba waraguteye inda. kugera hano munde kure mwabagengamo. ndijyana bamwinjije mu modoka. 유광우 나이 27세. 유광우 afite imyaka 27. 최근 모성 기업이 매입하고 있는 전통 barimo kumwigaho. 시장 일각의 소유자인 그 최설인과 만난 걸로 조사됩니다. 최설인? 네. yamaze iminsi ahura na Chaye 담당입니다. Sorina. urumva rero ni ikibazo. 그 조사하던 중에 gusa twakomeje gupereza hari ibyo twaketse byinshi cyane bidasanzwe n'amafoto yakomeje gucicikana. yari kangaru yabonye ari kanga. i거 gute? oyo tangiye kwibuka. 야, 주야. 살다 보면 rimwe na rimwe mu buzima 기로에 설 때가 있어. hari igihe urenga imirongo utabasha gufatiraho imyanzuro nawe. 지금 wabyumva rero ibi 네가 선택을 해야 할 순간인 것 같구나. uyu ni umwe mu mwanya wo kugira ngo mfate imyanzuro ikomeye cyane mu buzima bwanjye. 아빠가 우리 딸한테 인생의 힌트를 하나 주자면은 kizura umukobwa mu buzima bwanjye numvise ko uri umudasanzwe. 네 마음에 ahubwo baza umutima wawe nawe. 다른 사람 그 ese amahitamo uri bufate mu buzima ni ayahe? 마음에 귀를 기울여 wumvira umutima wawe. 아빠는 gusezeranya ko 어떤 선택을 imyanzuro uri bufate 네 뜻을 존중하마. nzayubaha kandi nyishyigikire. papa yumva umwana. papa 아빠한테 ndi 정말 면목 없지만 papa umbabarire. 저 너무 무섭고 mfite ubwoba 두렵지만 아빠 ko byandangiranye papa. 저희 아이 gusa 낳고 싶어요. ndashaka kubyara uyu mwana. mwabagabo mwe uzagira atya. 유럽 출장 일정이 언제지? 다음 주 월요일에 출발하시. harya muri Europe bimeze bite? kuwa mbere uza nibwo byose birakemuka. 두 달이라. amezi 2. 떠나기 전에 일을 마무리해야겠구만. ngomba gusiga ntunganyije ibintu mbere yuko ngenda. garuka hakuno. ho 뭐가? Sonnybook. 홍순복. hongo Sonnybook yarahamagawe. ninde umuhamagaye? ninde umuzi? uzehe yavuyeyo yarikanga. ho bimeze bite hano? nanjye mpambuze icyo mvuga kuko ibintu uzi ko ya filime we mwitonda aho niho ruzingiye. ndaje dukomeze na episode ya 5 dukomeze twagiye.